Tugushimiye ko duhaye kurama, tugushimiye ko twapanze gahunda turi n'abana b'abantu ukabishoje nk'Imana izina ryawe rikuru ryagushoboye. Dutangiye gahunda y'ubukwe bwera rero, tugusabye imbaraga mvajuru kugira ngo yivange natwe, kandi ubukwe bube ubwo kudukunduza kuzataha ubukwe buzataha mu ijuru. Ngaho buri muntu wese uri hano uduhe kugira imyiteguro ishyitse kugira ngo tuzabashe kubona ugarutse. Bene data na mushiki wacu, ubwo bafashe uyu mwanzuro umeze kubagenda imbere y'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Kamucheru tuzagira twese amarira ku maso Mugeni ugeze kwitegura, mugeni ugeze kwitegura, ese ko manu umukwe agiye kuza, mugeni ugeze kwitegura, mugeni ugeze kwitegura, mugeni ugeze kwitegura, ese ko manu umukwe agiye kuza, mugeni ugeze kwitegura. Agiye kuza muri ugeze kwitegura, ugeze kwitegura, mugeni ugeze kwitegura, ese ko manu agiye kuza, mugeni ugeze kwitegura, mugeni ugeze kwitegura, mugeni ugeze kwitegura, ese ko manu agiye kuza, mugeni ugeze kwitegura. Mugeni ugeze kwitegura, mugeni ugeze kwitegura, ese ko manu umukwe agiye kuza, mugeni ugeze kwitegura. Umunsi wa none ni uw'ibyishimo kuri bene data bakundanye, berekanye ukwihangana kwabo none basohoje isezerano, berekanye ukwihangana kwabo none basohoje isezerano. Umukwe ngwino, ngwino, umukwe ngwino, ngwino, ngaho nimwinjire muruke, ngaho nimwinjire muruke. Umukwe ngwino, ngwino, umukwe ngwino, ngwino, ngaho nimwinjire muruke. Mereza kamageze kwihangana, ibigeragezo by'umusore, mereza kamageze kwihangana, ibigeragezo by'umusore, none mutanze ubuhamya bwanyu. Noneho abantu nibo bemerewe gusa gukora uru rugendo rutari rurerure mu kujya kutuzanira umugeni.
urashushanyo uzaba mu ijuru amahoro ari urukundo amahoro mu rugo amahoro aboneka ari urukundo amahoro mu rugo amahoro aboneka ari urukundo umuhango w'urupera urashushanya uzaba mu ijuru igihe Yesu aza kujyana umugeni we bamwiteguye amahoro yo mu rugo amahoro aboneka hari urukundo amahoro yo mu rugo amahoro aboneka hari urukundo Mena. Amen. Urugorunezerewe imaniro bamo iyo bahuje imigambi yo kuja mu ijuru urugo rurimo Yesu urugo
ingingo zacu zigira amahoro, uzuze imitima yacu urukundo rwawe. Uzi neza muri aya masaha y'amanywa tugushimiye yuko ibyo twagusabye bishyitse, wahabwa icyubahiro. Barinze bashiki ba mwishiki wacu na mwene data amasezerano menshi bagiranye, iri naryo rigeze ku musozo, wahabwa icyubahiro. Bayoboye ubukwe bwinshi, gusabye kugira ngo n'ubu ngubu bushyiremo, kandi gahunda zose ziri zo kuguhesha icyubahiro. Ngaho ngwino ubane natwe muri uyu mwanya kimwe n'iminsi yose ubwa Yesu. Nitwa Gafishi Safari, iryo zina ni umugabo ndubatse, duturutse aho ducumbitse ni mu karere ka Nyabihu hariya ku Mukamira. Ubu bukwe rero ni ubw'Abadventiste ariko b'abagorozi, tukaba tugiye kubikora muri gahunda zijyaniranye n'ibyo twemera kandi dusoma. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Kabiri, birasaba umutuzo, cyokora n'umunezero, kuko ubukwe ntabwo ari amashengesho, ahubwo ni ubukwe bwo kwishima, uretse ko tutabangamira iby'Imana ishaka. Hagiye gutangira gahunda y'itorero, harakurikiraho gahunda n'ubundi y'itorero n'umuryango. N'itorero n'umuryango nabo barafatanya, ko twese turigira hamwe kandi Imana yadufatiriza hamwe. Nitumara kwiga no kuririmba byose turanywa, ibyo kunywa turanarya, kandi buri muntu wese waje muri ubu bukwe ushaka kuvuga aranyegera, maze mu mwanya avuge muri gahunda. Ibyo mubyumve, hatagira utavuga ati ariko njyewe banyimye ijambo, oya, bariwa ariko muri gahunda ikwiriye. Kabiri, muri ubu bukwe dutanga impano zigendanwa n'izitagendanwa. Ubwo turabigena uko muri bubikore. Imana ibagirire neza. Tukinoza andi matangazo, reka dusabe korali yerekeje umusore itwakirire bano bantu n'uyu mugeni rwose. Tubasabe baze baririmba indirimbo mu rwego rwo kwakira abakwe, abageni. Atuzaniye umugeni, urumva rero hari ikintu kiba kibaho ubundi mu buryo bugaragara. Hari bano bakagombye kuba abakwe, ariko umukwe n'umukwe nyine ni Gatungane, abandi muri abageni. Kandi mwatuzaniye umugeni, Imana ibahe umugisha. Umuhango w'ubukwe wahereye muri Edeni, ubwo Adamu yahabwaga umugore Eva. Imana ubwayo niyo yatashye ubwo bukwe, habaye ibirori byiza n'abarahiye. Umuhango w'ubukwe wahereye muri Edeni, ubwo Adamu yahabwaga umugore Eva. Imana ubwayo niyo yatashye ubwo bukwe, habaye ibirori byiza n'abarahiye. Bagendaga bishimye cyane, batembera banezerewe, ko urugo ruzima ruhora n'umucyo gusa. Urakako mu mara yanjye, igufwa ryo mu magufa yanjye, nzaba muri wowe, uzabe muri njye, umugabo udahemuka. Umugabo n'umugore baraganukirana, bakurana kandi bakanakundana, bagahora birinda icyabatandukanya. Muri byose bagira Imana umuyobozi. Umugabo n'umugore baraganukirana,
batandukirana bakubana kandi bakanakundana bagahora bindi cyabatandukanya muri byose bagira Imana umuyobozi uwani w'Imana iguhaye ugomba kumukunda iteka abonetse bidasanzwe bije mu byihanganira uwani w'Imana iguhaye ugomba kumukunda iteka abonetse bidasanzwe bije mu byihanganira urakara ko mu mara yakanje igufasha mu magufa yanjye nsaba wawe usabe muri njye umugabo udahemuka urakara ko mu mara yakanje igufasha mu magufa yanjye nsaba muri wowe usabe muri njye umugabo udahemuka reka twumve n'abashiki bacu nabo batwakire bakire rwose umusore ndetse natwe abamuherekeje bihuta nk'ibivuga murangwe no kunyarutsa ngaho ni karibu bashyiraho indirimbo bateguye muri gahunda nziza Shukwe by'umwihariko abadushengeye murukwe Imana y'amahoro izibane natwe iyobore gahunda nk'uko yategetse bera mu isi bizabe no mu ijuru bera mu isi beno mwijuru nuko gusaba kwacu dusabira ubukwe nuko gusaba kwacu dusabira ubukwe Imana yatanze umwana wayo Imana yemeye ko njyewe nawe tuzamubageni Mwami wacu Yesu agarutse Imana yatanze umwana wayo Imana yemeye ko njyewe nawe tuzamubageni kuri urya munsi Mwami wacu Yesu agarutse Imana y'amahoro izibane natwe iyobore gahunda nk'uko yategetse ibibera mu isi bizabe no mu ijuru ibibera mu isi bizabe no mu ijuru nk'uko gusaba kwacu dusabira ubukwe nk'uko gusaba kwacu dusabira ubukwe gahunda ya mbere wowe n'Imana gahunda y'ubukwe twatashye mwendeni natwe uyu munsi turaritse Imana izifatanye natwe muri uyu munsi gahunda ya mbere wowe n'Imana gahunda y'ubukwe twatashye mwendeni natwe uyu munsi turaritse Imana izifatanye natwe muri uyu munsi Imana y'amahoro izibane natwe iyobore gahunda nk'uko yategetse
ndanezerewe cyane kimwe namwe kuko tuyaduterana ibihe bitandukanye, bimwe muri byo bikaba bitatunejeje, ariko uyu munsi turanezerewe. Ni ukuri izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero tugeze mu mwanya mwiza tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Nubwo turi bugere kuri byinshi, ariko igikomeye kurenza byose ni Imana n'ijambo ryayo. Yesu ashimwe. Nubwo bigaragara ko turi mu gihe ijambo ry'Imana rigenda ritakaza agaciro mu mitima y'abantu benshi, ariko ni ngombwa ko turigarukaho. Rero ko Imana yashimye gukoresha abantu nkatwe, yahisemo rero ko mba umuyoboro muri uyu mwanya kugira ngo dufatanirize hamwe kwiga ijambo ry'Imana. Mumbabarire rero muhuguke. Umukuru muri twe, yaba ari umusaza n'umukecuru n'abandi bakurikiyeho, na data Gatungane na mushiki wangu, murushaho kwita kuri izi mpanuro, kuko twese nituzizirikana byatuma tuzagira amaherezo meza. Reka mbibifurize namwe muzashyireho uruhare rwanyu. Imana ihabwe icyubahiro. Nge rero nitwa Masheja, ntuye hano i Musanze. Igeretse kuri ibyo ni umubwirizabutumwa bwiza w'umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Ikigeretse kuri ibyo ni umuvandimwe w'aba bantu bagize ubukwe. Rero hose ndisanga, niyo mpamvu nibuvuge nisanzuye, sibyo? Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero muhuguke muri uyu mwanya, ni umwanya ukomeye cyane buri wese yitaho. Ndasoma rero amagambo y'icyitonderwa mu gitabo cy'Imigani 19. Reka tuhagane twihute. Imigani 19 umurongo waho makumyabiri. Imigani 19 umurongo wa 20 haratubwira hati: emera inama kandi wumve icyo wigishijwe, kugira ngo mu maherezo yawe uzabe uzi ubwenge. Yesu ashimwe. Ni Imana ivugiye umugaragu wayo Salomo. Salomo niwe waje guhinduka umubwiriza ayobowe n'umwuka w'Imana, maze avuga aya magambo atumwe n'Uwiteka: emera inama kandi wumve icyo wigishijwe, kugira ngo mu maherezo uzabe uzi ubwenge. 21. Mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho. Amen. Mu migambi cyangwa se mu mutima w'umuntu harimo imigambi myinshi. Uko twicaye hano turi ingeri zitandukanye, niko dufite n'ibitekerezo bitandukanye, yemwe niko dufite n'imyemerere itandukanye, ariko igishikamye kizima kandi gihoraho, Yesu ashimwe, nicyo Uwiteka yavuze. Ndasubira kuri uyu murongo nihute hepfo, ni icyitonderwa kuri nge namwe. Murongo wa 21. Mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho. 22. Neza y'umuntu ni imutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyabinyo. Sashimwe. Umukene aruta iki? Buriya abantu benshi tujya tuyoba cyangwa tugatekereza nabi. Umuntu uciye bugufi akubaha Imana, Yesu ashimwe, aruta nguge hirute umunyabinyoma, cyangwa se umuntu wese ucisha ukubiri nuko Imana igeze ishaka. Ndabizi neza ko mwatasha amakwe menshi anyuranye, ayobowe mu buryo butandukanye, ariko mu mbundire tugaruke kuri uyu murongo. Yesu ashimwe. Ko burya
Bibiliya ukitubwira mu gitabo cya Yesaya 66 ku murongo waho wa 2 atubwira neza yuko umuntu Uwiteka yitaho ni umukene ufite umutima umenetse kandi agahinisha umujizi n'ijambo ry'Imana. Uwo ni w'Imana iha agaciro. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose ku Badivantiste umunsi wa 7 ku rupapuro rwa 309 cyangwa se 8 cyangwa se 409 haranditse ngo umuntu wiyegurira Imana n'umutima we wose ni uw'agaciro kuruta isi yose. Byakabaye byiza twese abakuru n'abato tubogamiye ku bushake bw'Imana, kuko ijambo ry'Imana ritweruriye neza ko 23 niho dusomye ngo 22 ineza y'umuntu nimutera gukundwa kandi umukene aruta umunyabinyoma. 23 kubaha Uwiteka bitera ubugingo. Amen. Umuntu wubashye Uwiteka azabona iki? Ubugingo. Kubaha Uwiteka bitera ubugingo, umwubashye azahora hasi. Abadashaka kubaha Imana rero barabihitiyemo gusonza kandi yesashimwe. Umunyamigani nawe yaranditse ngo indishonje ikirura kirayiryohera, ariko irihaze ikandagira hehe? Mu buki. Muri uyu mwanya rero mureke tugire ikinyuranyo, twebwe dusonzera ijambo ry'Imana kugira ngo mu gihe kiri imbere tuzahore tugejeje dute? Duhaze. Murongo iniraho kubaha Uwiteka bitera ubugingo, umwubashye azahora haze tazagerwaho n'ikibi. Imana idufashe twese kugira ngo tubogamire ijambo ry'Imana, tuzahore duhaze kandi ku iherezo twe kuzagerwaho n'ikibi. Tugiye kwigana rero amagambo ajaniranye n'uyu muhango uduhuje. Yesu ashimwe. Ni ijambo rigufi ariko turyiteho. Hari ikindi cyitonderwa wenda ndakibasomera mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ngenda umunyamashyengo. Hari abantu b'abanyamashyengo bafite amagambo menshi mu kanwa kabo. Yewe ndagaruka ku nama Imana yaduhaye mu ijambo ryayo. Turigana rero ijambo ritubwira ngo umubano unejeje. Yesu ashimwe. Umubano ugenje ute? Unejeje. Umubano ugenze ute? Ngaho mumfashe abantu bubatse ingo bari muri iri teraniro, mushyire ibiganza byanyu hejuru turebe. Gatunga ko hasigaye wowe. Yesu ashimwe. Imana ihire ibiganza byanyu. Ni ukuvuga ngo tujyane, ubwo nawe ntibigisubira inyuma. Ntabwo bigisubira inyuma, bamaze kwandikwa mu bitabo cy'abubatsi ingo. Niyo mpamvu amabwiriza y'abubatsi ingo akureba noneho cyane cyane, kuko wowe ugiye gutangira intambwe zikomeye, ugiye kwinjira mu ishuri utigeze ugeramo ikindi gihe. Yesu ashimwe bavandimwe wanjye. Tugiye kuganira uyu murongo wumvikana neza utubwira ngo umubano ugenje ute? Ninde udashaka kugira umubano unejeje mu muryango we? Ninde wabihitamo? Ntawe bavandimwe. Reka tubyifurizanye rero. Ariko muzi neza ko nubwo Imana ibitwifuriza n'ijambo ryayo rikaba ribitwifuriza, ndetse natwe ubwacu tukaba tubyifuza, ariko turi mu isi. Yesu ashimwe. Turi mu isi. Turi mu isi, noneho isi yo mu minsi ya nyuma, aho tugaruka ku ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibihamya muzingo no wa 2, maze tukaja mu byanditswe byera. Ibihamya by'itorero ku rupapuro rw'145 kamasomira ijambo. Aranditse ngo muri iki gihe cyacu ubwo amateka bidatinze y'isi agiye guhagarara. Wabona aribwo isi iri kuvuka. Yesu ashimwe. Ariko Imana yayiremye izitangiriro ryayo n'iherezo ryayo. Iravuze ngo muri iki gihe cyacu ubwo amateka bidatinze y'isi agiye guhagarara, maze tukinjira mu gihe cy'umubabaro utarigeze kubaho. Byaba byiza amakwe abaye make. Sashimwe.
niyo mpamvu rero bisaba kwitonda. Ntabwo nzanye ubuhanuzi budutegeka ko abantu badakwiriye gushaka, ahubwo Imana irashaka ko ibi bintu byitonderwa cyane. Yesu ashimwe. Byitonderwa bibariki cyane. Noneho hepfo haranditse ngo byaba byiza kuri bose, abagabo n'abagore, ariko ikiruta byose, kuko Satani ari gukoresha ubushukanyi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, abakristo nibabe maso. Abakristo nitube iki? Maso. turi mu isingirizo rero, mvuze ngo hafi ya Twese turi abakristo, ntabwo naba nibeshye, ariko mukanguke cyane. Abakristo nibabe maso, badashingiranwa n'abatizera. Ngere hepfo hano ndahagaruka nyuma. Imana yaravuze abayubaha bose bazumvira ayo mategeko yayo y'ubwenge. Intekerezo zacu, igishika cyacu n'urukundo rwacu bikwiriye kwerekezwa mu ijuru atari mu isi. Aho ibitekerezo no kwinezeresha ibibi atari mu isi, aho ibitekerezo no kwinezeresha ibinezeza bibi. Ubu ni igihe umuntu wese akwiriye guhagarara, kuhagaze imbere y'Imana igenzura umutima. Ni igihe nge namwe dukwiriye guhagarara imbere y'Imana nk'igenzura iki? igenzura imitima. Birashoboka impamvu iri jambo ryumvikanye nuko hari abatekinisiye mu guhisha ibyaha. Nabihisha umufasha wanjye, nabihisha bene data dusangiye kwizera, abandi bakabihisha abavandimwe babo, Ariko iyo duhagaze imbere y'ijisho ry'Imana rigenzura, aricyo twahisha Imana nacyo. reka Tuje mu gitabo cy'Itangiriro, tuhasoma amagambo atari menshi, ariko ni ijambo ritubwira ngo umubano ugejute unejeje. Ntibikabeho ko umugabo n'umugore mu buryo ubwo ari bwo bwose baburanira imbere y'abandi, kuko haba ubwo ibyo bafata nk'ibikino bishobora gutera amakimbirane mu bashakanye, yemwe no ku bandi. Neretswe ko ingabo yera igomba kurinda, ingabo yera igomba kurinda buri muryango wose. Abamama ba kera bo bari babizi neza, barihanganaga. umugabo akamuterera Iku mu mbere, ariko umubyeyi agatsitsinya akihangana. Kujya mwabasaza mwe n'abagifite iyo ngeso, uretse n'Imana n'amategeko y'isi muri iki gihe ntakibyemera. Ariko ababyeyi bo muri icyo gihe barihanganaga, ariko wabuntu umukozeho wa mugabo we, ingofero ya mbere ni ku murenge. Yesu ashimwe. Bitewe n'uko abantu babanye bafite ibyo bashakanamo, iyo batabibonye, Yesu ashimwe, ingofero ya mbere ni muri divorce cyangwa se ni ugutandukana. Ibyo rero ntabwo bikiba ku bapagani gusa, ahubwo no mu bantu b'Imana bisigaye bigenza bite? Bibaho. Bija bibaho. Rero bana bacu mwihangane, reka tubifurize ibyiza bisa, ariko turi mu isi. Yesu ashimwe. Hari ibintu nagenzuye, abantu baje bashakana bari ku rwego rumwe, bareshya bangana mu mitekerereze, bagakundana, ariko uko ubuzima bugenda buza, hari igihe umwe azamuka undi agasigara inyuma. Igihe kikagera umuntu akavuga ati uyu mugore ntakinkwiriye, turujyana ntakinkwiriye. Ibyo rero ntibikabeho kandi ntibikavugwe mu bantu b'Imana. Agatangira gukereya, gushakisha impamvu, bamwe bagahimbira bagenzi babo ibyaha. Yesu ashimwe. Kuko bazi ko ubutegetsi bufite ukuntu bubifata bwabyoroheje. Yesu ashimwe. Ndanumva ngo mu mategeko y'imibanire umuntu agiye agata urugo amezi 6, ubwo divorce agomba kuja kuyaka. Ariko oya, iki gitabo kiravuga ngo ikintu kigomba gutandukanya umugabo n'umugore, reka mvuge ngo niki? N'urupfu.
ikindi cya kabiri baravuze ngo ni ubusambanyi, ariko nabyo ni ibyo kwitondera. Bagabo mubyumve neza, hari abagabo bikunda, maze yabona impamvu mbese akabona akantu yuririraho, avuga ati rero nari naramubuze uburyo none ndabubonye, ubwo ni divorce. Ariko baranditse ngo uramenye icyo gitekerezo mbere y'uko ugishyira mu bikorwa, we kuzitekereza gusa, uzatekereze ku bana mwabyaranye. Mbese ashimwe. None umugore ahemukiye umugabo akaba abonye inzira yo kwikubita akagenda akaja gushaka undi, ngaho tekerezo je n'ejo bundi wa muryango we, ubwo azabazanya amashyanga ngahe abiri mu muryango, maze intambara itutuba. Ababigerageje bose nta munezero bigeze bagira mu buzima bwabo. Niyo mpamvu rero ubutumwa bwiza buja guhamagarira abantu kugaruka bagasubira muri gatanga karyari kambere. Ariko hari byakozwe mu bujiji, ariko Imana irasaba abantu bose ko bagaruka bakakimukira ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo iki kintu tubiha agaciro. Noneho cyane mwene data, impamvu nabitinzeho nuko iki kinyejana nguko abantu bashaka mu buryo bwihuse, ngo no gutandukana niko biza mu buryo bwihuse. Yesu ashimwe. Ariko ubundi abantu bashyingiranye baba babaye abavandimwe bigubiranye. Niyo mpamvu iki kintu kitakagombye kuba, iyo kibayeho mu itorero kizana intambara, iyo kibayeho mu muryango nabwo kikazana intambara, kitazana intambara kuri iyo miryango yombi, noneho abo muri uwo muryango bagahura n'akaga gakomeye. Niyo mpamvu rero narasomye ngo ntabwo tugomba kumanura umusaraba wa Yesu ngo tuwuganishe mu byiyumviro by'abantu, ubwo tugomba kuzamura abantu tukabageza ku musaraba wa Yesu bikumvikana, kandi bidashobokera abantu kumana bigeza bite birashoboka. Rero Imana idufashe. Mwene data nkunda na mushiki wanjye, Imana ibafashe, Imana ibahurije kugira ngo muje guteza imbere, bwa mbere imibereho yanyu ije mbere igubwe neza, ubwa kabiri itorero ryunguke, ubwa gatatu umuryango nawe ubungukireho. Nguwo umugambi w'ubukwe. Imana ihabwa icyubahiro, namwe mubiboneremo imigisha. Ndaje ku ngingo ya nyuma ivuga ngo amahitamo y'uwo muryango, icyo tugomba gusozereza. Yesu ashimwe. Abantu bitiyemo kuzarimbuka nta kundi Imana yagenze, ariko duhisemo kubijuru rito hano ku isi, twazagira amaherezo meza, tukabona ubugingo bugende bute buhoraho. Nabyo rero ntabwo byapfa kuza nk'ingurukira, ahubwo ni icyitonderwa cyane. Rero reka tuje mu gitabo cy'Abefeso. Abefeso basoma amagambo naho aringaniye, igice cya 5. Ndashaka kugaruka kuri iri jambo anaricyo gika tuza guhiniraho, ariko turi kuganira ijambo ritubwira ngo umubano ugeze ute, unejeje, tunezeza Imana, natwe izabirimbisha yo kuvuga neza, kandi amaherezo tuzabona ubugingo bugije bute buhoraho. Reka mbyifurize buri wese. Noneho cyane cyane dusaba Imana kugira ngo ibisohoreze none data. Abefeso 5:22 haranditse ngo bagore mugandukira abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu. Yesu ashimwe. Ngo reka nte kubanza ku bagore, ahubwo nsome hepfo, ndagaruka ku bagore ariko mpereye ku bagabo. Hepfo haranditse ngo murongo wa 25, bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Hano hari icyitondero. Bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero maze akagenza ati. Nabonye umuntu umwe ariko nawe asohoza ibyifuzo bimwe, ibindi arabireka. Na Adamu abonye umugenzi we amaze kunyuranya n'ubushake bw'Imana, yamukunze urukundo rw'umubiri, abona Eva agiye gupfa, ahitamo gupfana nawe n'urujyanirana. Ariko iryo futi ntirikwiriye kongera kugarukwamo mu gihe cya none. Ariko Imana irongeye iratwibukije, bagabo dukunda abagore bacu kuko Kristo yakunze itorero akagenza ate, akaryitangira. Birasobanuye ngo tugomba kubana
mu byiza mu bibi mu munezero. Pawulo yandikira Abafilipi, mwishimire mu mwami wacu iminsi yose, nongeye kubivuga nti mwishimire. Igihe cyo kirabana oya, ariko Imana iduhendahendeye gukunda abagore bacu nk'uko Kristo yakunze itorero maze akageza ate akaryitangira. Juste rero ejo ushobora kuzamuka ukagera mu rwego rwa masters n'ibindi biri hejuru, ariko waje usubiza amaso inyuma ukareba mwenzangu ukavuga uti ariko koko uyu muntu turacyari ku rugero rumwe. Byabiba ndabizi neza, ndabivuga ndabizi. Wirinde rero, igitabo kiratubwira ngo ntihakazagira umuntu n'umwe yaba umugabo n'umugore ngutekereza ko yibeye, ahubwo unyurwe nuko mugenzi wawe abe ubugingo bwawe bwa kabiri, mushiki wacu nawe yumve ko mugenzi we amubereye urugingo rwa kangahe, rwa kabiri. Ubwo ni ukuvuga ngo uretse urupfu, cyakora Imana yavuze ngo n'ubusambanyi bweruye, ariko mubyihanganiye nta teka rihari, uburenganzira bwanyu. Ariko umwe muri mwe ayishe isezerano rya mugenzi we bikagaragara atari ukumutekenikira, Yesu ashimwe. Bijya bibaho, ndabizi neza, byarabaye. Bijya bibaho, abagabo bajya batera intambwe mu buzima, igihe kikagera akabona mugenzi we batagikwiranye, akamurebera ku rutugu akavuga ati uyu nguyu mwene data ni waje ukunda kudusomera amagambo ari mu gitabo cyitwa Umunezero wawe. Hari bamwe umuntu azaza gushaka, cyangwa bamwe muri bamwe bakaja gushaka, akavuga ati ngiye kurambagiza uriya mukobwa n'igitera cye n'ishusho ye, nuko ahazajya nyura hose bajya bavuga uriya n'umugore wa kanaka, akamukundira icyo gusa. Yesu ashimwe. Ntabwo mvuga ibindi birenze, abamama wenda batabyumva nabi, ariko bumve neza mugenzi wanjye, natwe abakubanjirije, Imana idufashe, iduhe kumvira ijambo ry'Imana kugira ngo kubaho kwacu cyangwa se imiryango yacu ibigize umunezero. Ibyo nibiramuka byitondewe tuzagira amaherezo meza yo kuzaja mu ijuru. Niwo mugambi w'Imana. Rero ndagaruka uko nababwiye ni giheruka nsoza gusozerezaho. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero rye akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ribe iryera ridafite inenge. Nuko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo, kandi umugore ukunda umugore we yikunda. Narasomye rero mu gitabo ngo iby'umwuka si karemano, turi kujyana si karemano. Niyo mpamvu tugomba kubihoramo kenshi kugira ngo umwuka w'Imana abishikamishe mu bugingo bwacu. Yemwe bene data b'abagabo na Juste winjiye mu rugaga rw'abamaze kubaka ingo, yumve neza ko icyo Imana ishaka kibanze ni iki ngiki. Nikiramuka kibayeho, izindi nshingano zisigaye Imana izazuzuza. Ndaja rero ku bagore, nsomera ijambo ryo haruguru. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'urugo, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'itorero, niryo mubiri we, nawe mukiza waryo. Ariko kuko itorero rigandukira Kristo, ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Ariko muri byose tuyitondere. Yesu ashimwe. Muri kino gitabo baranditse ngo abagore bakwiriye kugandukira abagabo babo nk'uko n'abagabo bagandukira Kristo. Turi kujyana. Yemwe babyeyi mubyumve neza. Iki muja mukigwamo cyane. Ababyeyi bagomba kugandukira abagabo babo nk'uko abo bagabo nabo bagandukira Kristo. Ariko umuntu ntabwo yakubwira ngo tuje kwica umuntu kubera ari umugabo ubivuze ngo nanjye ngo reka tugende. Ntabwo umugabo yavuga ati rero wa mugore we reka
dusuzugura iby'Imana tubivemo nta gaciro bifite. Uti rwose nuko njya nuba wacu umugani w'iyuzi rugiye niyo amabuye agenza ate ajya. Umubyeyi w'umugore afite uburenganzira bwo kwitekerereza, ariko kubera icyaha cyashigingije abantu, ubwo nuko kwifuza ko umugore kuzaherera hehe ku mugabo. Ubwo iyo uruzi rugiye n'umugabo, ubwo n'umugore nuko oya, ibyo imbere y'Imana nta gaciro bifite. Niyo mpamvu uburenganzira, ubutumwa bwiza buzana abantu bose bukabashyira ku kibanza kimwe, twese tukangana. Icyakora umubyeyi cyangwa se umugore akubaha iki umugabo. Noneho bigatuma rero nawe yuzuza iri jambo. Babyeyi, nubwo ibyanyu bishimangiye, reka nsome iri jambo. 22 urugo rwa gikristo. Yego, urugo rukwiriye gushushanya ijuru rito hano ku isi, kandi abagomba gufata umwanya wa mbere kugira ngo urugo rube impumuro y'ubugingo ni ababyeyi b'abagore. Rero mwenzangu, tugatekereze ko Juste ari marayika, ni umuntu ashobora guteshuka. Niyo mpamvu Salomo yabivuze mu gitabo cy'umubwiriza ngo babiri barutumwe. Iyo umwaguye undi aramubwira ngo genza ute, komera. 22 maze njye ku murongo ndibuze gusozereza. Haranditse ngo gahunda ni ingenzi mu gutuma umuryango unezerwa. Gahunda ni iki? Mu gutuma umuryango ugenza ute, unezerwa. Haranditse ngo Imana idufashe. Imana ntinezezwa n'uwo wari we wese ugira akajagari, wifata uko ashaka kandi utazi gutunganya. Yemwe babyeyi na mushiki wacu winjiye mu rugaga ataratanzwemo, birasaba ngo habeho kwiga neza ijambo ry'Imana. Imana ntinezezwa n'uwo ari we wese ugira gahunda y'akajagari, wifata uko ashaka kandi utazi gutunganya. Rero ubwo butandamwe ni bubi bikabije, kuko butuma urukundo rw'umugabo rwikubura ku mugore. Mwabyumvise? Wenda da mwumve neza, ubwo ni ukuvuga ngo ukwiriye kumenya gushyira ibintu mu mwanya wabyo. Igihe cyose rero Juste nawe ntabwo ndi kuguha urwaho, ariko igihe cyose uzaza ugasanga hakwiriye kuba intebe, hari isafuriya tujyana, ahakwiriye kuba wenda isafuriya hakaba hari umukubuzo, nubwo atari kenshi ibyo bigereho, mugenzi wawe yumve neza ko azaba ari kuzana inkono. Twajyana namwa abashatse kera. Gahunda ni ingenzi mu muryango kuko ituma habaho umunezero. Iyo ibintu byose biri kuri gahunda, ntabwo ari ukuvuga ngo ni bya bintu bya gikire bihenze cyane. Oya, gahunda nziza ituma mu rugo haza umunezero. Bene ubwo butandame ni mubi bikabije, kuko butuma urukundo rw'umugabo rwikubura ku mugore we. Iyo uwo mugabo yikundira gahunda, abana batojwe ikinyabupfura n'urugo rufite gahunda nziza, umufasha ari we nyina w'abana ntashobora gutuma urugo rwe ruba rwiza kandi runezerwa atari yiga gukunda gahunda, kurinda agaciro ke no kwiyoborana ubugwaneza. Ibi ni bitera abagore bose batsindwa kuri iyi ngingo kuzitoza badatindiganije, kandi bihatire kwimenyereza buri kagingo kose k'ingenzi kamugabura. Buri kagingo kose k'ingenzi kagenze gate? Bibiliya iravuga ngo wirengagiza imfuruka z'inzu ngo azirengagiza imfuruka z'umubiri. Ndashoje rero, Imana idufashe biduhe gusubira ku ijambo ry'Imana kugira ngo kubana kwacu kube kugenje gute, kunejeje Imana n'abantu, natwe Imana izaduhemba ubugingo buhoraho. Rero ni Pawulo bambe Yohana umuhishuzi yerekanye yuko ubukwe budakwiriye kurangirira gusa muri ibi turebesha amaso, ahubwo ni igishushanyo cy'ubundi bukwe buzabera mu ijuru. Siko bimeze? Ariko byaba bibabaje kutitegura. Ariko reka mbifurize kwitegura kugira ngo ubwo tugiye gutaha ubundi bukwe rero kuzabura umuntu n'umwe kububuramo. Muri ibyo birori bizaba binejeje kurenza ibindi byashyuwe. Ariho umurongo tugiye gusozerezaho 19. Haranditse ngo umurongo wa 7, tunezerwe twishime tuyihimbaze. Tunezerwe twishime tugenze duti, tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Mwumve uyu murongo, mwumve neza, tugiye kuwuhiniraho.
tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye maze umugeni akaba yiteguye. Mwene data rero yagerageje kuvanaho ingingirizi zose kugira ngo turiba abageni bacu neza. Niko Yesu nawe yiteguye kuvanaho inkamba zose kugira ngo umugeni we ariryo torero abagenjate yiteguye. Nuko maze umunane kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanuye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Arambwira ati andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Kandi ati ayo magambo y'ukuri ayo n'amagambo y'ukuri kw'Imana. Ayo n'amagambo y'ukuri kw'Imana. Reka Imana idufashe idushoboze kwakira umwana wayo ariwe Yesu Kristo, atuvunjire atwambure imyambaro y'ibizinga atwambike gukiranuka kugira ngo wese agiye kugaruka, bagabo n'abagore, basore n'inkumi, kimwe wenda n'abana bato baje, twifuze kwambikwa uyu mwambaro ariwo gukiranuka kwa Kristo. Igihe cyose intego y'ubukwe izabigendereye icyo kintu, nta muntu n'umwe uzajya usigara. Reka ngewe namwe rero dukore iby'Imana idushakira kugira ngo natwe turemo umunezero mu miryango yacu kandi tuzabone ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Arakoze cyane ku bwa gahunda nziza tugejejeho ijambo ry'Imana avuga ibyerekeranye n'umunezero kandi umunezero unejeje. Abana unejeje rero Gatungane na mugenzi we uzabarange mu buzima bwabo bose. Ikindi mvuga wenda benshi babonye kitanasa nk'ikozwe, nuko benshi bari bazi ko mwene data agiye gusezeranya bari abantu bahawufatanyije ibiganza, ko ntabwo bikozwe atari uko bitakozwe, ahubwo nta bajyana batagenze batasezeranye. Ndakeka mu bantu bose bari ibyanga nta muntu wambaye amwenza, ntawe mwiganye ngo yibuke niba bahuriye hano ari batatu bambaye kimwe ko mutabikoze, nuko nta gahunda mwabifitanye n'undi muri uhurira aha ngaha. Ariko kubera ko we azi neza ko isaha n'umunota byaje, niyo mpamvu yambaye kuriya rero barasezeranye. Abagorozi barasezerana ariko ntabwo basezeranywa. Ni kimwe. Kindi wenda kuba mwene data adafashe impeta mwambike nango bambarana impeta y'izahabu, ntabwo yatuma mugenzi we atamuhemukira. Ni byinshi rero turagenda tubivugaho, ahubwo impeta nziza y'urukundo izabarangwe. Si uko mvuze ko abazambaye mutagira urukundo, ahubwo muzambara ariko mugereko n'urukundo. Ni ikintu cy'ingenzi kandi gikwiriye. Reka muri gahunda dusabe bari abakobwa baherekeje umugeni baze baririmbe indirimbo bateguye, ariko ibintu byose tugiye gukora tubikore twihuta. muzafatanye mwubake rukomere, abaturanyi bo muzaturana bazabagirire imigisha, inshuti n'abavandimwe ndetse n'abashyitsi bazabona uburuhukiro mu rugo. Abaturanyi bo muzaturana bazabagirire imigisha, inshuti n'abavandimwe ndetse n'abashyitsi bazabona uburuhukiro mu rugo. Ababyeyi banyu barabyemeye, imiryango yanyu irabisinyiye, ko mugiye kubana akaramata, muramenye nimuzababazanye. Ababyeyi banyu
karamata muramenye nimuza babazanye abaturanyi bo muzaturana bazagirire w'imigisha inshuti n'abavandimwe ndetse n'abashyitsi bazabona uburukiro mu rugo abaturanyi bo muzaturana bazagirire w'imigisha inshuti n'abavandimwe ndetse n'abashyitsi bazabona uburukiro mu rugo ubura amasurebe barumuna n'abasaza bawe bageze hano abizera twese tubifurije kuzabyara abahungu n'abakobwa ubura amasurebe barumuna n'abasaza bawe bageze hano abizera twese tubifurije kuzabyara abahungu n'abakobwa abaturanyi bo muzaturana bazagirire w'imigisha inshuti n'abavandimwe ndetse n'abashyitsi bazabona uburukiro mu rugo abaturanyi bo muzaturana bazagirire w'imigisha inshuti n'abavandimwe ndetse n'abashyitsi bazabona uburukiro mu rugo dukunda cyane izina ryawe nirihabwa icubahiro uhereye kuva mu gitondo kugeza kuri amasaha ukomeje guhagarikira intambwe z'ibirenge byacu kandi mwami ukomeje kudukorera igitangaza gikomeye cyane izina ryawe rihimbazwe kubw'uyu muhango w'ubukwe ukomeje gutunganywa nawe n'abamarayika tugushimiye cyane ko gahunda zikomeje kugenda neza ukomeze kuziyobora kugeza igihe turi busohoreze kandi imbaraga y'ijuru ikomeze ibane natwe bidufashemo gukora byose mu izina rya Yesu amen. Mana nziza idukunda cyane izina ryawe nirihabwa icubahiro uhereye kuva mu gitondo kugeza kuri amasaha ukomeje guhagarikira intambwe z'ibirenge byacu kandi mwami ukomeje kudukorera igitangaza gikomeye cyane izina ryawe rihimbazwe kubw'uyu muhango w'ubukwe ukomeje gutunganywa nawe n'abamarayika tugushimiye cyane ko gahunda zikomeje kugenda neza ukomeze kuziyobora kugeza igihe turi busohoreze kandi imbaraga y'ijuru ikomeze ibane natwe bidufashemo gukora byose mu izina rya Yesu amen. Ikindi cya kabiri tugiye gusaba abantu baze kwakira impano ukunda kwita amaturo kubera ko hano nta ni impano ni z'uru rugo utashyize muri amvirope turasaba abantu bane bigire hafi babiteguye nivuga baba bahageze sinzi impamvu bari gutinda ukwe nawe mugeni dufite uyu munsi murebane rwose mumwenyure yoke kw'ibi birori bitazaba ukundi mukomere isezerano natwe twese tu
muzakoresha nahinduretse amasengesho uragiye nakundi ibya mbere ujye ubaha uwo muhujwe mu misozi no mu bibaya mujye mwishingikiriza rurema muzirinde icyabatanya mujye muhora mushize imbere umwunge intwari idatsindwa muzakoresha nahinduretse amasengesho uwiteka arera umugenga iwanyu hari butamana mwubake ijuru rito ku isi ijambo ry'imana riyobore iwawe hazarangwa ibyishimo rurema azahagira icumbi uwiteka arera umugenga iwanyu hari butamana mwubake ijuru rito ku isi ijambo ry'imana riyobore iwawe hazarangwa ibyishimo rurema azahagira icumbi. Amen, amen.